Vugisha Abedi ko ari mwata kukomeye. Abedi se ko ari nge manager we tuba twakoze. Uri manager we. Uraryohewe cyane ubuzima urabona. Ndashima neza cyane. Ndashima Imana cyane. Ndashima Imana, ndashima Allah subhanahu wa ta'ala. Ibintu n'amahoro. Biragenda nta kibazo. Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere, hari minota rimwe na APR mu gikombe cy'amahoro asigaye match yo kwishyura. Impinduka zakozwe nizo zitanze uyu musaruro. Navuga yego ariko none nkanavuga ko Rayon Sport ntigishirayo imeze nk'umunyenga wiga ntigishirayo ntigirangira ni ikipe ya indi uba wizeye ko iteka ryose uko byagenda uko ariko kose umusaruro urahari. Niyo mpamvu rero n'umuntu wicara akavuga ngo Rayon Sport ko twayigiye imbere ngo byageze gutya no ubara ko kuri Rayon Sport byarangiye ubonye nyine champion irangiye iminsi 30 irangiye none ni wicara kuri journée nk'iya 12 ngamba Rayon Sport ngo twayirangije none wayirangiza ute? Rayon Sport irarangiye imeze nk'umunyenga w'igare ntagicirayo. Yego hahindutse umuzamu hahinduka kocha ni impinduka nziza kuri wowe zari zikenewe? Navuga ko si impinduka zari zikenewe gusa ahubwo no ku isi yose ni ibintu bibaho. Iyo hari ibintu bitarimo biragenda cyane cyane nk'umusaruro w'ikipe leta zitameze neza bijya bibaho ko ikipe ihindura umutoza. Icyo ni kimwe. Kabiri, ikipe ya Man City yarabikoze ifite umuzamu wayo wa mbere witwa Ederson. Hari iyi sezi ijya gutangira yarakubiswe bimwe bikomeye cyane akora amakosa ikipe akayitanga. Ajyamo Ortega yafashe icyemezo cyo gufata umuzamu witwa Ortega amwinjiza mu izamu aruhura umuzamu witwa Ederson. Nyuma ya match eshanu yongeye kugarura mu izamu wa muzamu we wa mbere komeza kugenda neza. Niyo mpamvu rero si mu Rwanda gusa no ku isi yose biraba impinduka z'umutoza zijya zikunda no guhindura umukinnyi burabijya bikunda. Navuga ko witwa Abedi ni umwe mu bakinnyi batangiye badahabwa icyizere ariko abagiriye mu kibuga ngira ngo asa naho arimo yerekana difference. Ni umukinnyi wari uzi ko azabikora? Yego si umukinnyi wa hano, si umukinnyi wa hano n'abantu bajya babyibeshaho. Ntabwo ari umukinnyi waje ibyo gukina hano. Abedi ni umukinnyi urenze iyi shampiyona. Yego Abedi yaje hano avuye muri Mozambique, ntabwo yakinaga hano mu Rwanda. Yaje kubw'intambara ziri muri Mozambique. Araza nk'umuntu ufite igihugu nyine. Iyo ufite igihugu urataha ukajya mu buryo ibintu bitameze neza. Cyabaye rero uyu mugabo aje hano mu Rwanda nge nari mbizi neza ikiba ariko bizagenda. Ndi umwe mu bantu bicaraga nkabwira abantu ngo mu Nzove hari umukinnyi witwa Abedi, hari umukinnyi witwa Abedi. Noneho kubera abantu batigeze bamureba akiniraga ikipe imwe gusa zose hano mu Rwanda zikagira n'abafana abantu ntibabyibuka. Ese abantu bagiye bibuka ko yageze kuba top scorer wa shampiyona? Akina muri polisi. Yego ni mu top yabaye mu top scorer wa shampiyona. Yego niba rero umuntu yarabaye mu top scorer wa shampiyona iyo shampiyona akaba yigarutsemo numva ikibazo abatarashirayo. Abagihari si umukinnyi wa hano rero, ni umukinnyi wa za Al Ahly, ni umukinnyi wa za Simba, ni umukinnyi wa za Mamelodi. Yaje hano kugira ngo blessing shampiyona gusa ngere yigendere. Yego si umukinnyi wa hano rwose. Icyumweru kimwe cyari gihagije kugira ngo APR yongere itanga umwanya. Mwari mwayitije? Oya ntabwo twayitije ahubwo twebwe twiruhukiye tubona bagatamuro tubona bawugiyeho. Kosa bakoze nuko twibutsa ko twawuvuye ntabwo twe tubizi. Twumvaga amanota akingana twumva bicyoroshye biri aho ngaho nibwo twamenye ko twawuvuyeho. Tuhita twongera rero ku cyumweru cyakurikiye turabisubiza kugira ngo abantu batazaseka ngo twawuvuyeho. Ntabwo twe twabimenye twasinziriye n'abantu barimo barapostinga umwanya wa mbere ngo back on top ibintu bigifashe bite ngo intare yasubiye mu birindiro. Intare ngo yasubiye mu birindiro kuko abantu barimo barasakuza cyane barimo barabica amatwi byagenze bite. Twongeye gukina twita tubisubiza nta journée ebyiri zigeze zinyuramo kubera ko abantu batwibukije ko tutawuri. Ntabwo twe twemenye ko tutawuri. Yego amezi agiye kuba ngira ngo abiri forunganya adakina ariko sinzi ukuntu aje kureba mbona aracyari top scorer. Ndavuga ni shampiyona ko ngira ngo bigoranye ngo mara imikino ingana gutyo udakina ukaba ukiyoboye. Hano si urwego. Yaje hano afite intego yo gutsinda ibitego 25. Yego yari nayo sezo yiwe nakita iyanyu. Suza umuvugizi wa Sirima. Umwataka wamubonye? Namubonye. Uri kuri level ya shampiyona.
ngo wari ubizi ko mu nzovu hatarimo umukinnyi w'inaha oya yewe hari abantu nabwiraga nti umukinnyi twayobeje ari yayobeye hano mu Rwanda nkabwira nti umwataka waje ubundi kugira ngo uzatinye umukino ujya kureba abo bakinnyi b'abanyabrazil yaje i Burayi hari udukinnyi tuza dutuje turi n'umupira tuba tuzi ariko uzatinye umuntu uza mu myitozo yambaye iherena rya yego none wareba Godin arimo arakinisha n'amasogisi byarazanye yego ntabwo ari ibyo gutoragura ngo uragiye ngo Kimisagara ngo muri terera hejuru ntabwo ari bagurira ni ibintu biba byaravuye ahantu bikaza mu ipakira ese uwo muntu uramutse umubonye mu ikipe yawe ntiwaneze ni umwe mu bataka baciye mu makipe yagiye akina Champions League akanazitwara mubyumva nyine turi kujya twese abiri Wasiri yaratubwiye n'ubundi ko utari umukinnyi w'inaha n'ubundi target yawe ntabwo ari inaha target yanjye nk'umuntu ukina umupira no muri Sport si ikipe ikomeye nziza itwara ibikombe ikina amatsinda izo target nziza ariko wabanje kujya kuri pressure y'itangazamakuru ibitego byarabuze ntabwo njye numva nagiye pro Rwanda cyane ni igipolitike muri Mozambique akoresha igipolitikari none yanaje kumva ikinyarwanda bitakiri gushoboka cyane yaje birigorana nibuka ko ibintu byinshi wagiye usemura ubu muri iyi minsi turi kumwita volcano ikirunga abedi ari match ku cyumweru ya Etincelle urongera ugishyiremo inshallah icyizere abareba bari buze kumanuka Rubavu kimeze gute baze badushyigikire ku rugamba rurakomeje tube hamwe kabisa ko bashaka ibyishimo twese rero aho bigeze niho bikomeye baze dufatanye ikigo Wasiri asigaye imikino 6 arimo inota rimwe kiragiye inota rimwe ikipe ikomeye ni ryinshi ariko iyo icitse intege inota rimwe riba rike cyane iyo ufitemo inota rimwe nta wundi muntu bigusaba kureba ni ugukora ibyawe gusa ni ugutsinda match zacu 6 zisigaye tugatwara igikombe cya shampiyona n'icyo amahoro cyarimo harimo na match yo kwishyura amukura turi muri kimwe cya kabiri turavanze iyo ufite resultat ya kimwe resultat nziza ariko yanaba mbi mu gihe waba urangaje hano bakakubanza igitego ihinduka mbaho bwo kubera yakinze niyo mpamvu rero iyo ni imibare yose tugomba kujongera gutya kandi tukakora neza yego ariko barimo barabashinja ko namwe mujya cyangwa mukiriza mukura ngo mwe mwabaze forfait mwekuramo muti ntituzakina murongera murakina yego Bedi asansara Wasiri baciye kuri ya mukura imwe yasubitswe yabanje kuva ko itazayikina biza kurangira ivuze ko igomba kuyikina abantu bavuga ati excuse za buri munsi zariyo uzo biti ni ikintu kimwe ngiye kuvugaho sinzongera kubiganiraho ibi bintu twebwe Rayon Sport twe duhagaze ku itegeko icyo rivuga itegeko rya 38 ingingo yayo ya 3 hari ikivuga kuri yakuzima kwa matara nicyo kintu twashimiraga Ferwafa ko nta bihanga biri mu mategeko byibuza buri kintu cyose kiri bube hari itegeko rikivugaho ikintu cyadutunguye amafaranga Ferwafa yatanze muri 2021 ivugurura amategeko twatunguye bikomeye nuko abo bantu bavuguriye amategeko bakongeramo ingingo zaburagamo ahubwo ari bo bafashe iya mbere bakica zangiye twirinze kubiganiraho cyane no kubivugaho cyane byarashobokaga ko ikipe ya Rayon Sport ikomeza kuburana kuko yari ihagaze mu kuri kwayo ariko hari ibiganiro byabaye byiza tukaba tunashimira n'inzego zose zabigizemo uruhare twongeye kwibukiranya intego z'iki gikombe nizo kuburana cyane mu gihe hari abantu banze kuva ku izina ahubwo intego z'iki gikombe ni amahoro nyine hari abayaharaniye twebwe uruhare rwacu noneho ni urwo gufasha abantu kumva ayo mahoro nicyo turimo turakora rero ariko niba hari abantu ba mbere bari bahagaze muri Rayon Sport amatara iyo yazimye ntabwo ari cas de force majeure babanje gusobanura cas de force majeure icyo ari cyo ni act of God niba kuzima kw'amatara ari act of God cyaba ari ikibazo ibyo rero twabirenzeho twanabivuyemo niba ari umuntu wakicara akikomanga mu gatuza ko yatsinze Rayon Sport yishime nta kibazo ariko nawe ubwe nagiwe mu rugo akajya kwicara akareba iki tegeko rivuga n'ibyo ryabaye kuri Rayon Sport umutima uramukure yego ibikombe bibiri byose birashoboka biravuze ko byose yabitwara uyu mwaka turimo turajongera ibi byose bijyanye n'igihe
iki gihe kiri buze kuduha nicyo turi buze gukora, ariko byose turacyari avance kandi dufite amahirwe kurusha undi muntu uwo ari we wese muri iki gihugu. Yego Wasiri, hari abakunzi ba Rayon bavuga bati se Rwaka ni karibu rimeze gute? Sobanura abantu Rwaka Claude, umutoza ufite Rayon Sport uyu munsi. Yego umutoza witwa Rwaka abantu bamubonye inshuro nyinshi ari umutoza wungirije. Yego yafashe icyemezo cyo kongera amasomo ye bafite lisansi pe imwemerera kuba umutoza wicaye ku ntebe yo gutoza shampiyona y'u Rwanda. Yego iyo lisansi arayifite. Kabiri yungirije umutoza nka Yamenze Mfani, yungirije hari ingingo ari nayo babanye igihe kinini, ariko abo bose impamvu bamwitagamo ni abantu barebaga uyu mutoza bakamubonamo iyo karibu. Hariho bijya bigira rero rwa rwego rwawe wabonaga ukifuza gutera intambwe none yo kwisumburaho. Yatoje muri Rayon Sport y'abagore ari umutoza mukuru. Aya mahirwe yabonetse rero impamvu yahise ahitamo kuyafata, yabaye umukinnyi ukomeye mu cyiciro cya mbere mu Rwanda muri shampiyona, yarakinnye umupira, afite ibyangombwa bimwemerera, yabanye n'abatoza benshi, akiri n'umukinnyi yahuye n'abatoza benshi bamutoje. Yabonye amahirwe nk'aya rero ahitamo kuyabyaza umusaruro. Ariko nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport waba utazi Rwaka, navuga ko ni umutaktisiye mwiza. Kabiri akagira ikindi kintu cyiza cyo kumenya kubana neza n'abakinnyi. Nta mirwano ushobora kumva yamugunganishije na staff ye, nta n'umurwano ushobora kumva wamugunganishije n'abakinnyi. ngira ngo niba nakurikiye imyitozo uramutse wayirebye neza uraza kubireba usange buri mukinnyi wese namubwira ngo jya ruguru arajya ruguru, namubwira ngo jya hepfo kuko icyo ari kumubwira aracyumva, yarabikinnye umuntu uri kubimubwira, ariko none n'umunyamahoro. Si amahoro amurinda kutagira icyo gitutu gushyira icyo gitutu ku bakinnyi cyangwa ngo babashyire icyo gitsure. Icyo gitsure kibajyaho ariko kikabajyaho mu buryo buri positif, ku buryo umukinnyi aba yumva impamvu ibyo bintu birimo. Niyo mpamvu rero umutoza wuzuye ahubwo atinze gufata inshingano zo kuba umutoza mukuru. Yego Wasiri, dusoza abantu Rayon Sport ivugwaho byinshi, ivugwamo byinshi, ariko igakomeza kuba ikipe ikomeye, igakomeza kuba ikipe nini, ikoresha irihe banga? Icya mbere ibintu n'abantu, n'abantu ni ibintu. Rayon Sport icya mbere ifite ari nacyo kintu kitagirwa na buri kipe yose, ifite abantu. Abantu rero baguhatira gukora niba wacitse intege. Dufashe nk'urugero, ibyo bigira ukabona Rayon Sport imeze nk'igiye gucika intege. Aho hantu rero ukabona byanze, ikipe ya Rayon Sport ahita ahaguruka akaza agashyiraho agatuza kuri Rayon Sport kugira ngo yongere ikora. Ibyo rero nibyo bifasha ikipe ya Rayon Sport kutagwa. Nta mwaka n'umwe, ni n'umwaka byakanga, ariko nta mwaka n'umwe abafana ba Rayon Sport bayemerera kuryama. Uraryama ute? Ntabwo bikunda. Miliyoni 10 ziragutegereje ukaryama. Ntabwo bikunda. Ukiri umukinnyi niyo waza uri umukinnyi uvuye hese, dufata ikipe ntoya, niyo uvuye mu ikipe y'abagore walaye, uri umukinnyi w'umukobwa bakaguhitamo guze gukina muri Rayon Sport bituma umugabo uraryama ute? Message ijana zikubwira zitaye kose waje kuryama aho ngaho. Bivuze ko brand ubwawe ni motivation. Ni ikintu gikomeye. Bivuze ko brand ubwawe ni motivation. Ni ikintu gikomeye cyane, gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport ntizigera na rimwe igwa, habe na rimwe, kuko ikitera motivation kiracyahari kandi kimeze neza. Yego Wasiri, twerekeje Rubavu, ubutumwa ku bakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport, baze tugende baze tugende tugire Rubavu, kuko ikipe ya Rayon Sport nyine cya kintu kitera imbaraga ni mwebwe nyine, nicyo kintu cyonyine urusha amakipe hano mu Rwanda yose ni abantu. Ikipe yose y'umupira w'amaguru ikina ishaka abo bantu. Rayon Sport yo isanzwe ifite abo bantu. Niyo mpamvu abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport barasabwa kuza kugira ngo cya kintu turusha aya maklub yose mu Rwanda, cya kintu dutsindisha amakipe hano yose mu Rwanda, muze mubanze mushakire Rayon Sport igitego kimwe, icya kabiri Abeda azagitsinda. Mwe muyishakire kimwe cyonyine, Abeda azatsinda icya kabiri. Kimwe ni icyanyu, Abeda azatsinda icya kabiri. Yego Abedi, weekend ishize Tenseri yatesheje apera amanota, mwe ntabwo wabwayo? Ni ikipe ikomeye, ni ikipe nziza, ariko Rayon Sport nayo ni ikipe nziza kandi ikomeye. Tugomba no guhangana n'ibyo bintu kugira ngo tubone umusaruro kandi dukomeze kugira umwanya wa mbere. Okay, asante sana.